nongeye nguhaye ikaze wowe ukurikira ibiganiro bya Garagara Gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo nabwo ni ingenzi. Ni nk'umugozi w'inkubirane mu kugira ngo tugere ku byiza byose twifuza. Nkuko twifuza gusa neza inyuma, ni n'ingenzi cyane kugira ngo tugaburire n'intekerezo zacu ibyiza, kandi koko nizo zigize umubiri wose n'ibyo dukora. Uramutse ufite intekerezo zigoye, zinaniwe, zitishimye, byagora rwose ko hari n'ibindi bintu runaka ushobora kugeraho. Gerageza kwishyiramo imitekerereze yo kumva uko intekerezo zawe ziri. Umara igihe kingana iki utisiga amavuta? Umara igihe kingana iki utiyogoshesha? Ni ayahe masaha ushobora kwihanganira utavuga? Iminsi myinshi wigomwe gufata ifunguro ni ingahe? Ibi bibazo byumvikanisha ko ari ingenzi ibi byose kubikora. N'ubuzima bwo mu mutwe nuko. Uyu munsi mu kiganiro cyacu, reka duhuze tekinoloji n'ikinyejana turimo, ariko n'uburyo twakwiye kwitwara. Technology has been evolving over time, and our way of life has been dramatically altered by it as a result. Tekinoloji cyangwa ikoranabuhanga ni nk'imodoka idutwaye kandi itujyanye kure cyane. Mu myaka 10 ishize, isi yacu yarahindutse kurusha uko yahindutse mu myaka 200 ishize yose. Telefone zacu zisobanukiwe n'ibyo dutekereza, mudasobwa zisobanukiwe indimi zose, ndetse na robot zishobora gukora akazi kacu. Ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano artificial intelligence riragera ku rwego rwisumbuye. Ibintu wari kuzakora amezi ubu bishobora kuba biri ku meza y'umunsi umwe. Si ibyo gusa, ubuhanga bwisumbuye buragenda bufata indi ntera ku buryo bisa nk'ibiri kurema indi mana. Hari umuhanga witwa Yuval Noah Harari wavuga ko imana yitwa dataisme, cyangwa ishingiye ku mitekerereze y'ikoranabuhanga, ari igiye kuganza, kandi ko ishobora kuzatsinda indi myizerere iyo ari yo yose hano kuri iyi si yabayeho. Ariko se ibi bintu byose bihinduka muri ubu buryo twe twiremeye kandi twishimira ko bigenda bitera imbere, hari ingaruka bizatugiraho? Nguhaye ikaze mu kiganiro. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kurema umuryango mugari w'intekerezo nzima n'ubumenyi. Ndi Ishimwe Josue Maripas. Ni iki tekinoloji iri kudukayuramo? Ese uko iterambere rya tekinoloji ryagiye riza mu byerekeye intekerezo biratwubaka cyangwa biradusenya? Aba content creator bo bazi neza ibyo bakoresha kugira ngo abantu babiteho. Hari n'ibyo bakora byitwa prank. Ni nko kwijijisha kugira ngo ukangure amarangamutima y'undi, aho ushobora kugaragaza akababaro cyangwa ibyishimo bidasanzwe ariko mu by'ukuri atari wowe. Baremye ikintu gisa n'intekerezo ariko nazo z'ubucurabwenge zo kumva ko umuntu uri gukina ku ikoranabuhanga adahuye n'uwuri we. Bisa n'ukuri, ariko nanone ahubwo ibyo batanga ni ibihe. Bivuga ko hafi 75% by'ibitangwa kuri interinete ari birabura intekerezo z'abantu, by'umwihariko ariko biganisha ku bitsina, imico mbonera idakwiye, kubatwa ndetse n'ibindi. Kuki izi content cyangwa izi ngingo arizo z'ingenzi cyane? Nuko baza agace k'ubwonko kitwa dopamine gatuma tubatwa ariko kagakurira ibyishimo bidashira. Abahanga mu mitekerereze nk'uwitwa Sherry Tunker mu gitabo yise Reclamation Conversation bavuga ko tekinoloji ituma tubasha kuvugana n'abantu bari kure, ariko ikatubuza kuvugana neza n'abari imbere yacu. Irasa n'idusaba kugaburira abandi duseka mu gihe twe twishe n'isari. Ibi bintu kandi biragenda bifata undi murongo. Artificial intelligence yo iragenda ikora imirimo abantu bagakwiye gufata, ndetse ikaba umwunganizi mwiza. Mu mwaka wa 2023, chatbot ariko ikaba n'ubwenge bukorano bwisumbuye cyane bwitwa ChatGPT mu kinyamakuru cyitwa Midjourney bwerekanye ko ikoranabuhanga rishobora kuba umuhanzi mwiza, umwanditsi mwiza, umwunganizi, umwarimu, umuganga ndetse n'abandi mu bice bitandukanye, kandi byagaragaye yuko byatangiye gukora ako kazi kandi bikagakora neza. Ariko se tujya dutekereza ku ngaruka zishobora kuzava muri ibyo? Turasa n'abakaniwe mu ruhu rw'umwidishyi, aho ikivuzwe cyose by'umwihariko muri tekinoloji n'ikizamutse dusubiza tuti karame mwidishyi. Iri shyano nirudutera urushyi tuzashyashyana twerekezayo.
Hari ibintu bigera kuri 5 abantu badatekereza ariko nabyo by'ingaruka zikomeye cyane ry'ikoranabuhanga, by'umwihariko mu gice cyitwa AI. AI izadutera guhomba akazi. Abantu benshi ntibajya babitekereza cyangwa barabivuga bakabirenga, bakavuga yuko gukorana naryo ndetse no kumenya byinshi kuri ryo bizatuma ahubwo tubana naryo, ariko mu murongo umwe w'ukuri AI izaduhombya akazi. Akazi kari gukorwa n'abantu mu bihe runaka kazajya gakorwa n'imashini mu gihe gito. Ibi kandi bizakomeza kurema kwa gutindahara kwa bamwe ndetse no gukura mu bukungu kw'abandi. Ikindi kintu cya kabiri, ivangura rishobora kwinjizwa muri algoritme cyangwa imitekerereze y'ikoranabuhanga rikaba ryatera ibibazo cyangwa rikagira abo ribangamira. Ikindi kintu cya gatatu ni ukwangirika kw'ibanga ryacu. Birasa nk'aho ubuzima bwose twabushyize ku mbuga nkoranyambaga, byose ntitubyitayeho, ariko uku ni ukwiyangiza, turarohama mu nyanja bizagorana kuvamo. Ikindi kintu cya kane ni isangiramakuru n'iyandagazwa ry'amakuru kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. Turi mu kinyejana cy'abantu bazi ubwenge kurusha abandi bose babayeho, ariko nanone turi mu kinyejana cy'aho amakuru yandagaye kurusha ikindi gihe cyose kigeze kibaho. Bishobora kuba byiza niba hari amakuru y'urunaka ushaka kumenya mu buganga ukaba wayabona, niba hari uburyo bwo kwiga indimi runaka ushaka ukaba waziyigisha. Ubwoko bw'ibara ryiza rijyanye n'ukuri, imitoma y'amagambo meza ushobora gutera inshuti yawe, uturimbo tunyuza amatwi tw'injyana nziza ziryoshye. Ariko si ibi byose ntibifite ikiguzi, cyangwa birasa nka twa duhungure cyangwa utundi tunyampeke ujugunyira inkoko kugira ngo uyifate uyibage. Abahanga mu by'ikoranabuhanga baravuga ko turi gusa nk'abarwara indwara cyangwa se turi kugenda tuba mu buzima bwitwa cybernetic beings. Ibi ngibi biri gutuma dutakaza ubumuntu. Yuval Noah Harari mu gitabo yise Homo Deus avuga ko ibi bintu bishobora kutugeza ku bihe aho data cyangwa amakuru aba ari afite agaciro kurusha amarangamutima na mwene muntu. Ubu kwizera amakuru bizaba ari byo bintu bifite agaciro kurusha no kwizera umuntu. Ni gute ibi bintu dushobora kumvamo riske cyangwa imbogamizi ariko tugakomeza kurwana nabyo no kubyinjiramo? Muri Afurika ikoranabuhanga ryatanze amahirwe mashya, ubucuruzi bukoresheje telefone mobile money, ubuvuzi hifashishijwe ikoranabuhanga ryisumbuye nk'ibyitwa telemedicine, no kwiga hifashishijwe amasomo y'iyakure online. Ariko kandi iyi tekinoloji igiye mu maboko mabi ishobora kuba intwaro yo kugenzura abaturage cyangwa kubambura ubwisanzure bwabo. Bivugwa ko iriya ndagara ry'amakuru hose kurusha ikindi gihe cyabaye niridashyirwamo imbaraga mu kubiha umurongo, bizarangira interinete yacu isanzwe nayo yabaye nka dark internet. Iyi ni interinete utakwishimira kumva. Ibi se nanone twabihuza dute n'imyemerere cyangwa na Bibiliya? Nubwo Bibiliya itavuga kuri mudasobwa, AI, tekinoloji, ubuvuzi buteye imbere, kugendera mu ndege, ubwato bunini no munsi y'amazi, ariko itubwira ko tugomba kugira ubwenge no kubukoresha neza, tukajyanwa n'amarangamutima y'ukuri, ndetse yo iduha ingingo y'aho twakura ubwenge. Wenda muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 ho bavuga ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Ariko noneho bwo mu Bakorinto bavuga ko ubwenge buva ku Uwiteka kandi uwo buhaye agira amahoro. Ese tekinoloji iri kuduha ubwenge bwisumbuye ariko ukajyana n'amahoro? Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto igice cya 10 umurongo wa 23 yaranditse ngo ibyo byose biremewe ariko siko byose byubaka. Mu myaka 20 iri imbere, ubushakashatsi bwa MIT Media Lab bugaragaza ko abantu bashobora kuzaba bafite implant cyangwa chips mu bwonko izabafasha kwibuka neza no kugera ku makuru mu buryo bwihuse. Ariko se niba twibuka byose, turacyari abantu cyangwa twahindutse mudasobwa? Bivugwa ko iterambere rya vuba ahangaha ndetse no kugera mu mwaka 2035 utu twuma ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bizaba byarazamutse ku rwego rwisumbuye. Hari n'abatekereza yuko tuzaba turi gusingira ubudapfa, kuko batekereza yuko abantu bazaba bameze nk'imashini cyangwa bakongererwa uburyo bwo gukomeza uturemangingo, abantu bagatangira kubaho imyaka nka 200, 300 ndetse n'indi saga. Tekinoloji ni nk'icyuma gityaye, ku mutetsi w'umuhanga kimufasha gukata neza, ariko niba uri umuswa kiragukata. Nanone tekinoloji ni nk'inkota y'umuyakuza, ku ndwanyi nziza itsinda intambara, ariko niba uri umuswa
nawe ubwawe bazayikwicisha cyangwa igukate. Tekinoloji rero ishobora kudufasha kubaho neza cyangwa nanone ikadutsindagaza. Mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 14 umurongo wa mbere, mushaka ubwenge ariko murushaho gushaka urukundo. Wowe mu bushakashatsi bwawe ni ibiki wabonye tekinoloji izatuzanira bisa nk'aho atari byiza? Ni ibiki abantu bagomba kwitaho by'umwihariko igihe twinjira mu isi y'ikoranabuhanga ryihuta cyane? Muri comment section sangiza uko ubitekereza n'indi ngingo wumva twaganiraho mu kiganiro gikurikira. Niba bishoboka nzabihuza ingingo wambwiye tuyiganireho. Ndishimwe Josue Maripasi. Niba utarakora subscribe nakwibutsa kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho, kandi turimo umuryango mugari w'intekerezo nzima. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki waburutisha? Mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart packaging, perfect solutions. Ikoranabuhanga niwo muyoboro uyoboye isi irihuta cyane. Iterambere ry'ubwenge bukorano Artificial Intelligence AI rafata indi ntera, kandi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga niwo muvuno wagufasha kugera ku byiza none. Icyambere rero ni ukubishyira mu mashuri no kubigira iwawe kugira ngo ugire ubuhanga bwisumbuye waha umwana wawe ndetse n'abandi bose. Ibintu biragenda bihinduka cyane kandi bikagenda biba mpuzamahanga, bigakwira hose. Ubu si ngombwa ko byose bisaba kuba uhari, bisaba gushyira ibintu by'ibanze mu mwanya wa mbere nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga
ubundi ibintu ukabiha umurongo. Niba urimo wigisha cyangwa utanga amasomo cyangwa ubumenyi ku banyeshuri n'amatsinda y'abantu, ubu si ngombwa ngo utange amakuru kuri buri kintu cyose. Aba ari ingenzi cyane kubaha amakuru y'ibanze maze nabo bakagira imvumburamatsiko. Nanone si ngombwa ngo ukore buri kimwe, kuko mu ikoranabuhanga ubereka umurongo, buri wese akazamura ubuhanga bwe mu kwikorera icyo ashoboye. Si na ngombwa kugera kuri buri wese umwerekera icyo agomba gukora, kuko ikoranabuhanga riba ryabikemuye. Hari umuvuno wahindutse mu byerekeye imyigishirize. Ubuzima bwarahindutse binyuze mu ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho byaryo. Urugero, gutunga ibikoresho by'ishuri bisaza kandi bikangirika bishobora kuba ikintu kidakwiye muri iki kinyejana, kuruta gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha buri wese kuzamura ubumenyi bwe. Uko ikoranabuhanga rigenda ryihuta, bisaba kuba uri kumwe n'abahanga bagufasha kuboneza ibijyanye naryo, kugira ngo nawe ube nyambere mu iterambere. Ubu ntibisaba amakayi y'umurengera menshi n'ibindi bikoresho byakuvunaga ibitugu. Andika Tech igufitiye ibikoresho byinshi bya elegitoronike byafasha umwana wawe cyangwa umunyeshuri kwiga neza akazamukana ubuhanga mu byerekeye ikoranabuhanga. Hamagara 0788504992. Wanadusura aho dukorera Gikondo Merezi ya 2 munsi ya sitasiyo ku muhanda ugana ku Bagide. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn ukoresheje izina Andika Tech.